The Zoom TV 24 nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda. Ufite umugore baguha amafaranga ngahe kugira ngo umugore wawe utange utazamuba mujyanye urarane gusa baguha amafaranga ngangahe batambye bamujyanye kumurana byonye murarana ntuzi ikintu bari mu mukoreshe amafaranga ngahe baguha ntago byashoboka umukira aje akavuga ati kuba ari ukumujyana gusa niyo yaba miliyari akakubwira ngo ishazagaruka kumurarana ijoro rimwe byonyine oya ari umugore wanjye se cyangwa ari girlfriend bisanzwe okay niyo yaba ari girlfriend wawe wenda ufite umugore se akareka girlfriend rero wawe baguha amafaranga ngahe kujya bamurarane gusa ntago mu Rwanda hari cyangwa mwisi ubuse wayabona ubundi base mota wagwa miliyoni 10 ngo ararane n'umukobwa mukunda ntago wazemera urarana nawe gusa muzi ikintu bari bukore ingenda gwa miliyoni 10 turarane kumurana gusa turarane ibyo bari gukora mutwara gose bararane ejo azamukugarurira bitewe n'iby'iki gihe namutanga ubwo yagwa nkangahe ayo waruvuze miliyoni 10 mvuga miliyoni 10 wewe wamutanga akamutwara akamurarana ijoro rimwe neza ari girlfriend ariko kuko hari igihe nyuma yazankata hari igihe nyuma yazankata nta n'ikintu kivuyemo akari umugore wanjye nta n'inyinya umugore wawe amureka ari umugore wanjye nta n'inyinya wawe bagwaye miliyoni 100 se amurarana ibyo nta zaba miliyari ntabwo namutanga miliyoni 100 niyo zaba miliyari sinamutanga akubera iki girlfriend wawe amutanga se girlfriend nyine umuntu abateganya ko n'ejo yagucika so baza abakobwa b'iki gihe se atagucitse rero cyangwa se bamutwaye ntibamugarure yaba ari iyindi risk ikomeye itandeba ngiye urumva batamugaruye nanjye urumva ko nanjye muri cya kibazo nahita ninjiramo neza cyane. Yes, twagiye kabisa twizere ko meze neza mu bice bitandukanye turakanda subscribe kandi ndetse subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. My name is Didas aka The Zoom TV 24 ndi kumwe n'umusore wabuze ubwenge mbata dology mbata meze neza uri umusore ufite ubwenge uri kurahura ubwenge nari nkoresheje wabuze ubwenge ubwenge urabufite uri kurahura ubwenge urabufite cyane mbata meze neza neza free kabisa amakuru no kugenda avuga nawe ameze ati hari amakuru menshi cyane agiye navugwa hanze ngaha by'umwihariko muri showbiz ko agora bizi ko nicyo gisata tubarizwamo cyane cyane ngewe hari ibyo nakoze hari ibyo maze iminsi numva kuri Josiane ko agiye kwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza abandi baravuga Canada abandi baravuga muri Amerika byinshi agiye atandukanye so ubwo urumva ko amakuru arani cyane ikigezweho noneho ngo Josiane akaba agiye kwerekeza mu Bugesera uzimba agiye gukora iki mu Bugesera ngo agiye gutera inkunga ikintu bita amagare ariko cyane cyane ku bakobwa uyu mukobwa yavuze cyane muri Miss Rwanda ariko ageze mu magare umuterankunga wenda akoje banke niba nibeshye unashyigikiye cyane Miss Rwanda Josiane wamubona ute noneho muri iyi mishinga nyuma yo kuvuga cyane muri Miss Rwanda ariko ntayegukane nubwo yabaye igisonga ariko ngewe uko byumva buriya nimba yafashe umwanzuro kujya magare ni byiza cyane kuko abakobwa bakwiye kunyunga kuko kunyunga ko abakobwa cyane muri society nyarwanda so urumva ko amagare y'u Rwanda akeneye ko nta bintu igitsina gore bayajyamo kuko nibo n'abantu bashobora no kuyatwara bikagaragara neza cyane imbere y'abakiriya ushaka kuburira nk'abana b'abakobwa bari kunyunga mu magare bagenda bumva ko cyabari sawa cyane byagaragara neza cyane Josiane arafite umushinga ariko wo gufasha abana cyangwa se kurinda kubwingira kugeza ubu nta kintu arakora wagiye mu magare urumva bitabusanye ariko rero buyari gishobora kuba ufite umushinga utarabona igishoro abona ugiye gushaka igishoro mu magare yamara kubona igishoro mu magare akajya kurwanya imirire mibi kurwanya imirire mibi cyangwa imimerere mibi kuburyo abantu banyuze igare ndani kwa kundi zigenda zigabanyuka n'andi makuru yangavuze cyane tugitangira iki cyumweru abantu benshi bumvishe Safi Madiba bamubika baramubitse kandi bakiri muzima Safi Madiba baramubitse n'indi mu groupe hari amagroupe mba munege ko mbona Safi baramubitse ndabaza sawa ni sawa ndamu telefone rambwabira ko kudukanga turi muri campaign yo kurya inka tukozimara mu bagabo Safi Madiba rero nise mu telefone amana mutinye mbwa mu buzima bwanyu yewe wandi ngo mutima wahagaze nawe aba witinya rero
imbwa nyine ihora ari imbwa gishobora ese ntibona ibintu turimo kubibona ko tumwe serious ntabwo ibibona sasa cyane kuba kuri Safi Madiba baramuritse ari muzima cyane se mu telefone hose musabye gute ko bamwishe ngo the band yapfuye gapata kacitse arambwira ati ndahari kabisa nge ntari subibonye mbibonye muri group ndamuga atari ko nkora na screenshot namwereza natari ko bavuze ngo Safi Madiba zimanuka itunguranye ati kabisa nge agapata nikaracika ndiho ntari nda safari nk'iki okay nangiye kuvuga ngo ni nk'iki cyamwice banza nyurusha yanyerenze gusa kubera iki mbata wenda mpamvu muza nyabo kugira ngo tumenye mutarishwe na Kiza kandi yabona amafaranga ndagira gutse tarishwe na bya ndashaka n'umuntu ufite urufaranga rwinshi urumva yakwicwa ari kiri cyane ariko bituruka kugira ngo umuntu abike mugenzi we ko yapfuye cyangwa se umuntu yikore kuri Facebook akwifuriza avuga ati twihanganishe mbata yitabye Imana wenda n'urugero ushobora kuzasanga nawe ejo ndi bakubitse shaka kuba batangiriye kuri Safi n'ubundi nanjye ubwo bamurikiza wenda bezi nta mwe bagira ariko gusa ngiye kuganira cyaje gikorwa na fashion nabi ni na fashion nabi kwa bo muri societe ni ibintu bibi yego yabikoze ku nyungu ziwe kuko abantu benshi bakunda kubikora wenda kugira ngo bashake hit n'ibintu ngibyo ariko ibikoze ku muntu no kumwifuriza ibyo bintu batari byiza cyane ni bibi kandi mba numva ko nk'umuntu wakwifuriza mugenzi we biriya abakwiye kugira ibihano runaka kugira ngo n'abandi bavuga byinshi bitandukanye kandi bavuga ati Safi Madiba ni wewe okay wenda ashobora kuba yarabigizemo uruhare kugira ngo avugwe cyane nyuma ya Josiane wabuze ko Josiane yayateje cyane ku mbuga nkoranyambaga nta wundi muntu wavugaga akavuga ko rero wenda Safi ashobora kuba yarabigizemo uruhare wese hari icyo yabuze ntabwo akora ibyo bikoze kubera ko Safi buriya ni umuntu uko byimeze ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo yabuze hit arifite afite amahite hit songs ari hanze afite ibikorwa bitandukanye afite n'ubushobozi bwo kuba yakwihitingisha birenze ubushobozi biriya bamuvuzeho so n'ubundi nta kibazo atabikora ibyo ngibyo yes tuje muri kagaciro rero ko kumva inzozi z'umuntu aba yararose zikamutera ubwoba cyane mbata kugeza ubu guhera kwa mbere kugera ku cyumweru ujya urota nyine ukarota uri mu buriri tubwire muri iki cyumweru ni izo nzozi warose ku buryo uvuga ati izi nzozi nzigezeho zaba ari nziza cyane cyangwa kavuga ati izi nzozi narose ni nyarwa sinza Imana izamfashe zazindi njye inzozi mbi cyane mu buzima bwanjye nanga no kurota nyiri cyondo sasa iyi nzozi nziza cyane narose muri iki cyumweru ni ukurota naguze imodoka nabiritse kurota naguze imodoka nziza cyane numva ndayishimiye cyane bakomeza kuba inzozi ariko ziri byutse nsanga ndacyatsiragira umuhanda so ariko urumva ko kubera ko muri process n'ubundi Imana imfashe inzozi ziba impamo kandi mbirimo kandi bizakemura neza cyane imodoka zose muzayigura buriya ko utabeshye nzayikora cyane nziza cyane cyangwa biracyari inzozi aka nawe bikiri inzozi kubera kuva nabirose buriya byagiye hanze buriya iyo bikiri inzozi bijya mu mindani niyo byagiye hanze buriya bishaka kuba kuri bana mbata tugeze muri kakanya ko kuvuga ati mbwiza ukuri ni ukuvugisha ukuri hano ni moment of truth no kuvugisha ukuri baguha amafaranga ngahe bitewe n'iyo modoka ushaka kugura na amafaranga ngahe baguha kugira ngo ufite umukunzi wariya ufite shuri wawe ntabwo amafaranga ngahe kugira ngo uwo cyangwa umuntu umushobora muri wese aramutse ari mwiza ariko biragaragara ni mwiza mu gake kugira ngo tuze kumenya n'ige n'agaciro cy'amafaranga ihangane wenda ntabwo ari ukugurisha abantu ariko baguha amafaranga angana iki kugira ngo njyamane cyangwa se umuntu afate shuri wawe amurarane ntuzi icyo aramukoresha n'ayo mafaranga angana iki baguha ngende uva ntayo tu kubera iki se aho ushaka no kugura n'imodoka ntayo mbura gusa ntuzi ngo arabiki niyo bari kurara bahagaze hanze banyagiwe ntayo amafaranga na make bakubwira tuvuge miliyoni bagwaye miliyoni 100 kuvuga ati shiri bana munyana murarane gatoya no kumurarana gusa ejo muzakimukorereza niyo baba ari kumarana iminota 2 bampa miliyoni 100 ntayo nakwemera ikibazo cy'abakirihebwa kuri wewe ikibazo nuko nimba ntabikunda to tagaragara neza cyane mbere y'abakiriya baravuze ngo umuntu usenga nanone ni mwanya wo kuvugisha ukuri niwe murongo muri Bibiliya uzi utabeshya Matayo 5 avuga ngo iki ngahirwa bakiri ku mitima yabo ariko kukibura ibintu byabo byose mu bikere
agenda ubu boss man tubashimire kabisa kudukurikira twizere ko turakanda subscribe. It's your time to press subscribe. It's a red button au kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe hanyuma ugashyira na comment kugira ngo bigaragare cyane imbere y'abakiriya batazisaba byajya mutose twajya kubareka ari itegeko. Abana dukurikiye bari mu Bubiligi turabizi ko muri benshi cyane Burundi mu bashingana abari muri Amerika ariko buri urakunda n'umukobwa mu Burundi kazi urakunda Nuko Burundi kazi hapi sinakora naho Burundi kazi ariko bashaka bagira urukundo rwinshi kuko ngene bavuga yego n'uburyo bavuga ibintu byabo bavuga bakakubwira mugabo none ndakugenze urumva gukundana no mu gace ko ku Gisenyi arandata mu Bugoyi ari nanone bishaka ari uburyohe ariko rero iyo barakaye yarakaye yaguheka amapyisi akagenda makeri niko bimeze ntabwo abasha kubikora by'inka yarembye reka tubashimire nizere ko wenda ubutaha tuzajya tujya gutya tukaye ubutaha tuzajya tugenda kuri street talk like this turi kumwe n'abantu benshi batandukanye tuhanyurana n'abasaza bakora mugore ukajya mureba cyane ntukamurebe cyane ariko ibintu byo gukunda ibyiza mukenye nani ntabwo ari sawa ntabwo ari byiza cyane. Keep watching. My name is Didas. Nitwa Professor Mbata, mu professor w'icyitegererezo. Amashuri hajya ngo byagenze nabagiye bari muri school ahead yose narayarangije wize nk'amashuri nayise kandi wasanga yaragarukiye nko muri aka 12 ntabwo zaziranzwe ufite imyaka myinshi nawe ugaragara nk'abantu bafite imyaka myinshi ese wagiye professor rero mwana okay The Zoom TV 24 iyi niyo channel ya mbere ya YouTube mu kugeza amakuru adasanzwe y'imyidagaduro, amakuru ya politike, amakuru y'ubuzima, inkuru z'urukundo ndetse n'amabanga y'abakuze, urwenya na byenda gusetsa. Nawe utarakanda subscribe kanda ko kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabako